Iyi ni voltage regulator bayinjiza volte runaka hanyuma ikaza gusohora volte yagenewe gusohora. Izi ngizi ni za IC zitandukanye, nk'iyi ni IC y'amajwi muri radio yo mu modoka. Utu ngutu ni twa crystal oscillator, utu ni twa optocoupler. Mwaramutse mwiriwe bitewe n'aho muherereye, hari abari mu gitondo, hari abari nimugoroba, ndetse hari n'abahageze ari ubwa mbere, ariko mwese tubaha ikaze. Ni YouTube channel ibagezaho amasomo n'ibiganiro bitandukanye, amasomo muri basic electronics ndetse na advanced electronics, aho twayakoze mu buryo bw'uruhererekane kuva kuri episode ya mbere kugera kuri episode ya 10. Iyo ni session ya mbere cyangwa se ni season ya mbere, aho session ya kabiri tuzareba n'ibindi bitandukanye, ariko turacyari muri season ya mbere, aho turi kwiga by'umwihariko basic muri electronics, tugasobanukirwa kugira ngo tuzagere muri sessions zikurikira cyangwa season zikurikira twumva ibintu kimwe, ku buryo dutanga umusaruro muri society turimo, ibintu tubyumva kimwe, ku buryo nitugera muri nimba turi gukora akazi nkabwira ati ahangaha iki gikoresho cyaje kirwaye gutya, tugiye kureba ko VCC zazo zisohoka, cyangwa se tugiye gupima AC ko irimo cyangwa DC. Donc izo terime dukoresha muri technique, ku buryo tuzaba tuzumva kimwe kandi tuzi n'ibyo ari byo. Uyu munsi rero muri experiment z'uyu munsi tugiye gukora, twabonye ko hari abantu biga ibintu bakabyumva bakabimenya mu buryo buri theory, ariko batabizi cyangwa se batarabibona amaso ku maso. Icya mbere tugiye guheraho, turaza kubereka components nyinshi zitandukanye z'ibanze tuzahura nazo cyane cyangwa se dukoresha kenshi. Iyi ni voltage regulator, iyi ni iyindi component y'ingenzi cyane izajya idufasha, ni ukuvuga ngo iba yinjiza volte runaka hanyuma ikaza gusohora volte yagenewe gusohora. Ni ukuvuga urugero, iyi ngiyi hari izo twita positive regulator, hakaba na negative regulator. Iyi ngiyi ni R78, iyo bikiba 78, R78 biba bivuze ngo ni positive voltage regulator. Hanyuma uraza ukareba 78 ugahita ureba umubare uhera inyuma 7805. Iyi regulateur iregulatinga 5, ni ukuvuga output yayo ni 5. Ushyizeho 12, aka kaguru kabanza ni input, aka ni ground, ahangaha ihita isohora 5 kuko ariyo yakorewe. Iyo ikoresha 12 nayo ubwo nuko bimeze, ni ndabona ari 5, ufata 12 cyangwa se izindi volte zose washyira hano imbere, ugashyiraho ground, ahangaha uhita ubona 5. Abaye 12 uhita ubona 12, abaye ari 8 uhita ubona 8. Ni ukuvuga nko mu gihe uri gukora ikintu ugasanga hari ahantu hagombaga kuba hari volte 12, nane hagombye kuba hari volte 8 n'urugero, wowe ukabona 12, uba ushobora guhita ukuraho ukaza ugakoresha voltage regulator ugashyiraho za volte zagombaga kuba zigize gute, zagombaga kuba zihari. Reka mbashimire rero, ndibaza mubonye izi ngizi ni za IC zitandukanye, nk'iyi ni IC y'amajwi yo muri radio yo mu modoka, n'utundi dutandukanye. Utu ngutu ni twa crystal oscillator, utu ni twa optocoupler. Utu twose ni uducomponent dukoresha ndetse tuzagenda duhura natwo. Ahantu uzabona akasirikwi kameze uko nguko, akenshi uzagasanga hafi ya processor, niko kaba kari kugeneratinga frequency iyo processor ikoreramo. Utu twose tuzagenda tutureba, ikihutirwa ubu ngubu ni ukutubona, ku buryo utazajya uvuga ngo aka kantu ni agaki. Utwo tubonye hafi twise tutubereka kugira ngo tuzagende tubona. Reka mbashimire rero, iri ryari isomo ryo kubereka mbere na mbere component zitandukanye tuzagenda duhura nazo muri aka kazi. Abazumvaga batarazibona bazirebe bazimenye, abari barazibonye batarabibonye. Reka mbashimire rero, mbasabe gusangiza abandi ayo masomo kugira ngo
tugendane muri uru rugendo twahisemo rwo kubagira abatekinisiye b'umwuga kandi bazi ibyo bakora. Murakoze, mugire amahoro.